Abantu benshi cyane rero mwagiye mubona ifi iri ku kintu cy'ikimodoka cy'igikontineri, abandi bakabona iyo fi iri mu mazi, dore ko hari n'abandi bajya babona iyo fi abantu benshi cyane bari kugenda bayikataho n'imihoro, dore ko ni igifi kinini cyane kingana rwose, ugereranyije kingana n'imodoka ya Ritco tugereranyije wenda cyangwa Yutongo. Abantu benshi cyane rero bari babonye iyo fi, abantu bagiye batandukanye bagenda bapostinga utwo tuvideo. Rero hari umuntu rero waje kuba yanyandikira arambwira ati ari amakuru uze kuba yatugezaho kugira ngo tuzi ko twamenya iby'irafi bimeze bite, ubwoko bwayo, ese yagaragaye hehe, ni bande, byagenze bite. Ibyo bintu byose rero naje kuba nabyegeranya, ndetse ndavuga nti reka nze kuza kubibagezaho mbabwire iby'irafi byose ingana kuriya yaje kuba yagaragara mu burengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu ariko bari bayishagaye ari benshi cyane, dore ko ubu ngubu aho bagiye kuba bafata irafi bayivana hariya harimo abari bamaze kurya inyama zayo kare, ariko ni ibibazo bikomeye cyane navuga ko bigiye kuba byagwira aba bantu mu buryo butunguranye. Mabizi neza ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu hantu rwose hakunze kuba hagaragara ibyorezo bigiye bitandukanye, kandi ibyo byorezo akenshi cyane bagashakisha ahantu byaturutse bakahahimba, ariko bikaza kurangira babonye ko akenshi cyane bikunze kuba byava mu nyamaswa aho ngaho kariko bakunze kubibona, dore ko buri benshi cyane bakunze kuvuga ko na virusi itera sida yaje kuba yakomoka n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nyuma iza kuba yagira icya ikwirakwira isi. Murabizi ko na Ebola rero buri nayo ifite inkomoko hano n'ubundi ku mugezi wa Ebola n'ubundi uhereye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu byose rero abantu benshi cyane bakabihuza bakavuga ngo none se iyi fi yo nta yaba yaje yikoreye ibiki, ibyayo bimeze bite? Wenda mbere yuko nza kuba nakubwira iby'iyi fi, ngiye kubanza ngusabe ikintu gito cyane kugira ngo mbanze byose nze mbikuvira umuvuzi n'umuzingo, ndetse nkubwire byose byihishe inyuma y'iyi fi waje kuba wabona, ndetse leta zaje kuba zasaba ko itaza kuba yaribwa n'abaturage, ariko abaturage rero bamaze gukuraho nk'ibiro bisaga nk'ijana50 cyangwa 200 byaba byo guteka, ndetse abambere banabiriye kare, ariko ndaje nkubwire ibyayo. Ariko ikintu cyambere ngiye kwanza kugusaba ni ukubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV, ngiye uje kukugezaho iki kiganiro ndituro. Mu rukerera rwo ku itariki 2 Nyakanga nibwo abaturage batuye mu mujyi wa Munda, ni umujyi uherereye hafi n'igihugu cya Angola, hafi rwose n'inyanja ya Atlantika, nibwo bazindutse rwose baragiye batya barebye mu nyanja. Abarobyi bari bari kuroba baravuga bati noneho ibi ngibi tubonye ni ibiki, ibi ni ibitangaza, ntago ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu twadusanzwe tubona aha ngaha. Bakibona rero barazi ngo wenda ni ikintu kiri aho ngaho cy'ikintu bashobora kuba banazemo cy'icyato gishobora kuba gikoze mu gipirizo, ariko neza basatire baza gusanga ni ifi ya barene rwose, ni ifi ya barene nini cyane ifite toni zisaga 8 zose z'ibiro, ndetse ifite uburebure busaga hafi metero hafi 15. Abantu benshi cyane batangira kuba bayireba, ariko abahanga mu kurya bari bamaze kuba batangira gukataho inyama, ndetse bambere banazigejeje mu rugo. Ibyo rero byaje kuba byagira gutya, abaturage baba barayibonye, bayibonye bamwe batangira kugenda bakatakataho inyama zo kuba bagira batya bakitekera, dore ko bamaze gutahura ko ari ifi buriya ntabwo ushobora kubagira ucya ngo ubure ahantu hari banagiwa bashobora kuba bazi ibintu. Iyi fi rero bahita batangira kuyataka bayikuraho inyama. Bamaze kuyikuraho inyama, leta rero yaje kuba nyuma yaho yaza ihita ibabwira ati rero muhagarike ibyo bintu murimo, ntabwo bigize bite, ntabwo byemewe, iyi fi ntabwo mushobora kuba mwakomeza kwirya nyamara itari yapimwa ngo babanze barebe ese koko iyi fi yaje kuba yaturuka mu nyanja n'ubundi. Uko ubu abantu batazi neza, Repubulika Demokarasi ya Kongo ku nyanja ya Atlantika ifiteho hafi kilometero zisaga 37 zayo zihura zegeranye n'ukundi n'uyu mujyi wa Munda utuye hafi y'iyi nyanja, ariko nanone ujya guhana imbibi n'igihugu cya Angola. Nubundi ifi niho yaje kuba yagira icya ihita ihagaragara hafi aho ngaho ku mucanga, ariko abahanga bakunze kuvuga ko iyi fi ntago yari isanzwe yegera hano kuri Munda, hano kuri iki cyambu cy'ubundi kuri uyu mujyi wa Munda, cyangwa ngo yegere ku butaka ubwo aribwo bwose bwahavanga. Abantu rero benshi cyane bahita batangira kwibaza bati iyi fi yaba yaje kuba yagera ite hano ku mucanga, ariko nanone ikaza kwagera. Ubona ko nubwo abantu bari bayiriye, ariko abayibonye mbere bakuvuze ko iyi fi yari ikiri nzima, yari ikiri yose, nta kibazo na kimwe yari ifite, ndetse yari kibasha no kwinyegambura. Ariko abenshi cyane bakibaza bati se ifi yaba yari ishaje ikaba yaje hano ku nkombe, cyangwa se yaba yari irwaye ikaba yaje hano ku nkombe? Nagira mubwire ko kuba iyi fi kugira ngo bigaragare ko ishobora kuba ishaje ni igihe kinini cyane ishobora gusaba, ariko iyi fi kugira ngo ibikuze ndetse ize kuba yaba ishaje igere aha ngaha ku nkombe, ibimaze kugera ku kigero byibuze cya metero zisaga 25 cyangwa 30 z'uburebure, noneho
ikaba ifite byibuze toni zisaga 150 z'ibiro, ariko iyi ngiyi yari ikiri ntoya cyane, yari ifite toni zisaga 8, kandi abenshi cyane bakunze kuvuga ko iyi fi idashobora kuba yapfa kurwaragurika, ndetse n'ikindi kibazo gikunze kuba cyatuma iyi fi iza kurwaragurika kubigeze aho ishobora kuba yaza ikagira icya ikaza kuba yajya ku nkombe nk'uko iyi ngiyi yabikoze. Ariko ikihagera abajene rwose bahise bayibona muri urwo rukerera, batangira kuyikatakata inyama, ndetse baza kuba bagira batya, baza kuba bajya no kwitekera. Ariko nyuma yaho rero nk'uko nabikubwiye, leta yaje kuba yaza ihita ihagera, yaba ku ruhande rwa Angola ndetse no ku ruhande rw'umujyi wa Munda, n'ubundi uherereye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi mu burengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi akenshi cyane ukora ku nyanja, ni umujyi ubona ko ni uw'ibirori, ni umujyi ubona ko uba uriho abantu benshi cyane batandukanye, ubona ko ibintu byose biba ari show na show, kuko urumva umujyi ukora ku nyanja akenshi cyane ukunze kuba ugaragara ko baba bazanye ibicuruzwa byabo mu mato bakahaparika, baba bazanye ibintu bigiye bitandukanye nyine, n'ubundi bakaza bagahita baparika ahangaha. Rero uyu mujyi rero ni umujyi urebye kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda aho kugira ngo uze kuba wagera mu mujyi wa Munda rwose byagusaba kugenda byibuze kilometero zisaga 600. Ubwo niho kuva mu karere n'ubundi ka Rubavu, nko kuva n'ubundi mu karere ka Rubavu werekeza wenda ku bantu bagiye za Uganda, werekeza byibuze kumuza wenda kugera nko kuri muza nko Sudani, kuri Sudani. Muri Sudani nibwo urumva n'ubundi byaba n'ubundi ari guturuka i Rubavu werekeza n'ubundi mu mujyi wa Munda uherereye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akenshi cyane byagorana ko ushobora kuba wava n'ubundi hano za Rubavu ngo uze kuba wakwerekeza hano mu mujyi wa Munda, ni ahantu kure cyane, ubona ko ari kure cyane bishoboka. Iyi rero niho haje kuba hagaragara iyi fi yari imeze itya rwose, ifite toni zisaga 8 ndetse n'uburebure bwa metero 15. Urumva yaje kuba yagaragara n'ubundi mu rukerero rwo ku itariki 2, ariko abantu benshi cyane batangiye kubona izo video zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, n'ubundi muri no matariki 5 ndetse n'iya 6 niho abantu benshi cyane batangiye kubona izo video zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo dore fi nini cyane, ariko abenshi cyane bakabona bashyizeho utubendera twa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi cyane bakibaza bati se iyi fi yaba yagaragaye hano hafi za Rusizi, yaba yagaragaye mu Kivu, ariko ahangaha mu Kivu ntago yapfa kujyamo. Ubundi ifi yari isanzwe iba mu biyaga nka Tanganyika ndetse n'ibindi biyaga biri hano hafi. Ni ifi yitwa Tiger. Iyi fi yitwa Tiger ifite ni ifi ubona ifite uburebure byibuze bwa metero zisaga hafi 5, ibifite uburebure bwa metero 5, ariko nanone ifite amenyo. Izo nizo fi zisanzwe rero ziba mu biyaga nk'ibi ngibi bya Tanganyika ndetse n'ibindi biyaga biri ahangaha. Ifi nizo zisanzwe ziba mu nizo fi twavuga ko zari zihagarariye izindi, ariko ahangaha haje kuba hagaragara iyi barene rero ingana uku nguku. Abantu benshi cyane ikirya irabatangaza rwose. Ndakeka ko harimo n'abantu benshi cyane bajyaga bibaza niba Repubulika Demokarasi ya Kongo ishobora kuba ikora kunuza ku nyanja, ariko ikoraho hafi kilometero zisaga 37. Urumva ko nta gace katari gatoya cyane burya ku nyanja, nubwo waba ukozaho akaguru gusa, burya uba uri igihugu, burya kiba ari ikintu gikomeye cyane. Rero urumva rero iyi fi rero naho yaje ko yagaragara iby'iyo fi rero muri kugenda mubona icacara ku mbuga nkoranyambaga video yayo, imodoka bihetse ndetse abaturage bayishagaye mu rwego rwo hejuru cyane, kuko izi fi ntago ari za fi zijya zitya ngo zize kuba zaza ku nkombe hafi aho ngaho. Ni ibintu biba bigoranye cyane, ariko iyi fi yaje kuba yahagera. Benshi cyane bavuze ko rero ishobora kuba yari irwaye cyangwa ikaba yari inaniwe ari nk'ikintu cyayihutaje, bigatuma iyi fi iza kuba yakisanga ahangaha kuri hafi rwose ku mucanga. Abantu bagiye bazana za katirepirare rero batangira kuba bayiyora bayikura ahangaha bagira ngo baze kuba bayishyira mu modoka itwara, ariko n'ubundi abajeneri bari bamaze kuyiryaho hakiri kare. Rero abantu rero bagahita batangira kwibaza bati ese iyi fi yaje kuba yagera ahangaha na Repubulika Demokarasi ya Kongo tubizi neza ko itagisiba kuba yagira ibyorezo bigiye bitandukanye bishyashya, kandi usanga byiba byaturutse mu kuba abantu bariye inyama zigize zitameze neza cyangwa zidatunganyije, cyangwa z'inyamaswa zipfushije nk'izi ngizi, ariko ugasanga nk'icyorezo gishyashya kise cyaduka bitunguranye nk'uku nguku. Nk'ubu iyi fi ikaba yaje wenda hari nk'icyorezo yari irwaye gikomeye cyane, ariko abasheni bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyama ni nyama bagahita bayifungura, ukabona mu minsi mike cyane igize itya havutse ikindi cyorezo rero gishyashya gitunguranye giturutse kuri iyi fi ya barene yaje ahangaha mu buryo butunguranye cyane.
rero ndakeka ko nahita nanasoreza ahangaha nkababwira nti ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze kugendera mudushyigikira mukanda subscribe, mukora share, mushyiraho ibitekerezo byanyu, ubundi kugira ngo tujye tugira dutya tubane igihe cyose, rero amasaha yose. Murakoze cyane, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Njyewe wategura ikiganiro nkanakibagezaho ndi Turu.